umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Erega roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu umukristo agomba guharanira kugera ku bukungu n'iterambere rirambye, agatanga umusaruro mwiza ku Mana no mu isi. Tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Tubaha ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Twinjiye muri wa mwanya. Ndi Joseline Uwimbabazi. Nanjye ni Pastor Mabure Nkuranga, nkuko tumaze kumenyerana muri uyu mwanya, ndetse ndi kumwe na mugenzi wanjye Niyitegeka Pascal. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese mudukurikiye, nkuko mumaze kumenyera uyu ni wa mwanya w'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Tugezwaho buri wa gatatu guhera muri aya masaha 2:00 z'ijoro. Uyu munsi turaganira ku kiganiro kivuga ku nguzanyo. Inguzanyo mbi, ibibazo biziturukaho nuko twabyirinda. Igice cya kabiri ubushize twafashe ikiganiro kivuga ku nguzanyo muri rusange. Ariko mbere yuko dukomeza, reka dusenga Imana, kuko twizera ko Imana ari iyobora ubwenge bw'abantu. Imana niyo ifasha umuntu gufata ibyemezo bizima. Reka dusenga Imana hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye muri uyu mwanya uduhaye muri studio za Life Radio. Turagushimira ineza yawe n'urukundo rwawe. Turagushimira abadukurikiye hirya no hino. Turasabye kugira ngo ibyo tuganira bibe bizana impinduka, ibyo tuganira bibe bituma turushaho gusohoza umugambi wawe tukiri hano ku isi. Ibyo tuganira bidufashe gukoresha neza ibyo waduhaye, ibyo waturagije tukiri hano mu isi, ariko twitegura urugendo rugana mu ijuru. Umugisha rero dukurikiye aho ari hose, kandi umugisha abakozi ba Life Radio baduhaye umwanya. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Murakoze rero, narimo nongera kubibutsa ko ikiganiro turimo kuganiraho muri iyi minsi ari ikijyanye n'inguzanyo. Ubushize twavuze ku nguzanyo muri rusange, by'ibanze umuntu akeneye kumenya ku by'inguzanyo. Uyu munsi turagaruka ku bintu abantu bakunze kwibazaho by'ibibazo bituruka ku nguzanyo. Imyenda mibi cyangwa se myiza, ariko cyane cyane turatinda ku bibi n'ibibazo biturukaho, hanyuma tuzagenda tuganira uburyo umuntu yabyirinda. Reka duhere mu byanditswe. Turasoma mu gitabo cy'imigani. Ni muri Bibiliya mu gitabo cy'imigani mu bice byaho 22 ku murongo wa 7. Handitseyo ijambo rivuga ngo umukire ategeka umukene, kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Umukire ategeka umukene, kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Muri Zaburi ya 37 umurongo wa 21 naho hakavuga ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ariko umukiranutsi agira ubuntu agatanga. Ibi byanditswe turaza kubigarukaho nyuma, ariko reka nsabe mugenzi wanjye atangira twibutsa ibyo twaganiriyeho ubushize. Murakoze cyane Pastori, abaduteze amatwi twongeye kubasuhuza. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye ubushize nibwo twatangiye kuganira ku ngingo ijyanye no gukoresha neza imyenda, inguzanyo cyangwa amadeni. Ubushize mu gice cya mbere cy'ikiganiro twaganiriye ku ngingo ivuga ku by'ibanze bijyanye n'inguzanyo. Twagarutse ku magambo atandukanye akunze gukoreshwa
nk'imyenda, amadeni, inguzanyo, tureba aho bitandukaniye. Ndetse tubabwira ko iki kiganiro kubera ubunini bwacyo tuzagicamo ibice bitatu. Ubwo ubushize twibanze ku kuvugana iby'ibanze bijyanye n'imyenda, iby'ingenzi umuntu akwiriye kumenya. Tuvuga ku kiguzi cy'inguzanyo, tuganira ku byo umuntu ashingiraho kugira ngo afate inguzanyo, arebe niba ibikeneye amafaranga, ibiri kumusaba amafaranga ari ngombwa yuko asaba inguzanyo cyangwa hari ubundi buryo yabikemuramo. Tubabwira ko ibikeneye amafaranga byose atari ngombwa ko bikemuzwa inguzanyo. Ubushize twarabisesenguye, dusanga ideni cyangwa se umwenda rikwiriye gufatwa n'umuntu yabyizeho neza, akareba aho azavana ubwishyu, akabanza akamenya ikiguzi cy'iyo nguzanyo. Murabyibuka ko ubushize aribwo twaganiriye ku bijyanye n'ingwate, tuganira ku nyungu, amafaranga yandi agenda ku nguzanyo yiyongera ku kiguzi cy'inguzanyo. Tuvuga ku bihano byo kutishyura neza, tuvuga amakuru y'ingenzi umuntu akwiriye kubanza kwegeranya mbere yo gufata umwanzuro wo gufata inguzanyo. Twaganiriye kandi ko inguzanyo atari impano. Aha niho twibukiranyaga yuko amafaranga umuntu agujije agira ikiguzi, ndetse twanabigereranyaga n'ibindi dusanzwe dukora nko gukodesha inzu, ukayitangaho amafaranga y'ubukode. Ubwo bukode tubugereranya n'ikiguzi, cya kiguzi inguzanyo ibigusaba kwishyura. Ndetse iyo nzu nyirizina tugeraho tuyigereranya n'amafaranga uba wahawe nk'umwenda. Icyo gihe mu kiganiro cy'ubushize, abadukurikiye twabanye muri icyo kiganiro, muribuka ko twashoje tubona ko mbere yo gufata inguzanyo ugomba kubanza gutekereza ku bintu by'ingenzi, birimo kwibuka ko inguzanyo izana n'icyo kiguzi cyayo, kwibuka ko inguzanyo izana n'inshingano yo kuyishyura yose ku gihe kandi wongereho n'inyungu zayo. Ndetse tunibukiranya yuko inguzanyo ari nziza kuko ituma ubasha kubona amafaranga arutayo wari ufite ubwawe, ndetse bikagufasha kubona amafaranga vuba ku buryo washyira mu bikorwa umushinga wawe bitagombeye ko wazamara igihe kinini cyane uzigama duke duke. Twashoje ikiganiro rero twibukiranya ku nshingano cyane cyane uwagujije aba afite, cyane zishingiye ku kurinda cya cyizere uwamugurije aba yashingiyeho amuha inguzanyo. Uyu munsi mu kiganiro cyacu turaza kwibanda ku gusobanukirwa neza inguzanyo nziza n'inguzanyo mbi. Ese ubundi inguzanyo nziza ibimeze ite, inguzanyo mbi ibimeze ite, inguzanyo mbi igira izihe ngaruka, twazirinda dute kugira ngo inguzanyo zidufashe kugera ku ntego tuba twari dufite tujya kuyisaba, aho kugira ngo idusige mu bibazo bitandukanye. Urakoze cyane Pascal. Reka duhite twinjira muri icyo kiganiro nyirizina, tujyane ku by'inguzanyo nziza cyangwa mbi. Pascal wari ushoreje ahantu twavugaga bimwe mu byiza by'inguzanyo cyangwa uburyo ishobora kukubera nziza. Reka tubyibukiranyeho twihuse. Icya mbere, inguzanyo ishobora kukubera nziza igihe wayizeho neza mbere yo kuyifata. Mbere yo kuyifata ukicara ukabitekerezaho neza, atari ukuvuga ngo hariya barayitanga ugahita ujyayo kuzuza utaranatekera neza icyo uzakora, uvuga gusa ngo ibyo ukeneye ni byinshi ngo nuyashyikira uzabona icyo yakoresha. Kwitekerezaho mbere ni icy'ingenzi. Ubwo binajyana no gutekereza ku mushinga ukawutegura neza icyo ugiye kuyisabira. Ubundi inguzanyo ikwiye kujya mu bintu bibyara inyungu, kubera ko nayo ubwayo yishyurwa yongeweho inyungu. Kuko iyo uyifashe ukayishyira mu bintu bibyara umusaruro, bigushoboza kuyishyurana n'inyungu zayo, warangiza nawe ukagira icyo usigarana kiguteza imbere. Iyi inguzanyo ikoresheje mu bintu byo kwishimisha gusa, ni hahandi usanga kenshi isigiye umuntu ibibazo biruta ibyo yari afite mbere yo kwifata, ugasanga arimo ararwana n'ibyo bibazo turi bubigarukeho nyuma.
ikindi iyo ufashe inguzanyo wari ubivuzeho mu kanya, inguzanyo aho ibere nziza ishobora kugufasha kubona amafaranga menshi icyarimwe ukabasha gushyira mu bikorwa umushinga washoboraga kugufata igihe kinini uramutse urindiriye kuwukoresha yawe. Inguzanyo iyaguhereza rimwe ugatangira ugashyira mu bikorwa wa mushinga nturindire igihe kinini. Inguzanyo kandi iguha ubushobozi bw'amafaranga burenze ubwo we wari wifitiye, bityo ukabasha gukora icyo washakaga bidatinze. Iki kirajya gusa n'icyo twari tuvuze hejuru. Gusa nanone abadukurikiye babyumve neza, byumvikane neza ko inguzanyo mu buzima bw'umuntu ari ni nk'ibyo kurya mu mubiri. Ubundi abazi bya finance cyangwa by'amafaranga muri rusange bavuga ko amafaranga mu buzima bw'umuntu ni nk'amaraso mu mubiri. Iyo abuze habaho ibibazo, ariko nanone iyo adacunzwe neza akajya mu gice kimwe mu buryo butageze nabwo atera ibindi bibazo. Ibyo twavugaga rero, inguzanyo ni nk'ibyo kurya mu mubiri w'umuntu. Iyo biteguye neza bituma umubiri ugubwa neza ndetse umubiri ugakura, ariko nanone iyo ibyo kurya biteguye nabi umuntu ashobora kurwara cyangwa se bikanamwica. Abantu bazi icyo bajya bita food poisoning. Ni ibiryo biba bitakiri, bihinduka nk'uburozi mu mubiri aho kugira ngo bigire umumaro, kuko byabuzemo ubuziranenge. N'inguzanyo rero ni nk'ibyo ngibyo. Uyikoresheje neza yaguteza imbere, ikakuvana ku rwego rumwe ikakugeza ku rundi. Wayikoresha nabi igasiga igusenyeye n'aho wari uri. Uvuze ibyo kurya kuyigereranya n'ibyo kurya, mpera ko nibuka nk'isombe. Nk'isombe, umuntu ari isombe itateguwe neza, utashyizemo ibirungo, utatetse ngo uyihishe, igutera ibibazo cyane. Igutera ibibazo ahubwo ugatangira kujya kwivuza. Ariko uzarebe nk'agasombe rwose gateguye neza, karimo ibirungo wabanje kwitondera ukagahisha, kaza rwose cyane. Urwo ni urugero rwiza. No ku nguzanyo wabiteguye neza, ukayifatira ikintu kizwi kibyara inyungu ugiye gukora, ukubahiriza igihe mwavuganye, yakugeza ahantu. Ariko wifashe nabi ukabirangarana ukayinezererwamo, ishobora gusiga igusenyeye, bikazagutwara igihe kinini. Nibyo rero twavugaga twibaza ngo ese inguzanyo ishobora kuba nziza. Yaba nziza igihe yateguwe neza, igakoreshwa neza, ikijyanye n'umushinga washakaga, bityo umuntu uyifashe akayikoresha ikimubyarira inyungu, akabasha kuyishyurana n'inyungu zayo bitamugoye. Iyo umuntu wayikoresheje neza, akayikoresha icyo yayifatiye, akayikoresha muri bwa buryo yateguye neza, akenshi muteza imbere, imitungo ye ikiyongera, ku buryo n'umuntu wese umureba hanze abona ko hari urwego yavuyeho n'urundi yagezeho. Naho igihe inguzanyo ishowe mu bintu, nibyo navugaga, igihe inguzanyo ishowe mu bintu bibyara inyungu, ayo yinjiza, donc amafaranga ibya bintu wa mushinga washyize mu bikorwa winjiza, akufasha akishyura n'inyungu n'ikiguzi cya ya nguzanyo. Mu kanya watwibukije ko ubushize twavuze ko iyo ugujije ni nk'amafaranga uba ukodesheje. Inyungu zayo ziba zimeze nka bwa bukode umuntu yishyura ku nzu yakodesheje, igihe cyazagera ugasubiza inzu na bwa bukode bukagenderamo. N'igihe no ku nguzanyo niko bigenda, ugera igihe ugasubiza ayo wagujije n'inyungu zayo zikagenderaho. Nibyo rero twavugaga, kimwe mu byiza byabo byihutisha iterambere ry'uwayifashe, ariko nanone bigasigira umuntu inshingano. Bigaha umuntu inshingano yo kumenya ko abungabunga cya cyizere. Niho twahereye ubushize tuvuga ko inguzanyo bivuze icyizere. Umuntu akwizera akaguha ayo utari ufite kugira ngo ubashe gukora ibyo ukeneye aka kanya, uzagenda ubyishyura buhoro buhoro. Iba mbi rero bigenze gute, wadusobanurira? Ngira ngo ubushize hari bike twagiye dukomozaho, ariko kugira ngo dukurikiye ubyumve neza, reka nkoresha urugero. Reka twifatishishe urugero. Reka twifashishe urugero rw'umugabo witwa Kamirindi.
umugabo witwa Kamirindi, niba hari udukurikiye witwa iryo zina ntabwo ari we turi kuvuga, ni izina gusa dufashe kugira ngo bidufashe kumva iyi nyigisho turi kuganira. Kamirindi byamugendekeye bite? Umugabo witwa Kamirindi yagize atya, afata inguzanyo atayiteguye neza. Ntiyari yateguye neza umushinga agomba kuyikoreshamo, ntabwo yigeze yumva ikiguzi kijyanye no gufata iyo nguzanyo ngo asobanukirwe ya mahame ya makuru yose twavuze mu kiganiro cy'ubushize. Ntabwo Kamirindi yigeze anayiganiraho n'uwo bashakanye ngo bungurane inama z'uko bazakoresha iyo nguzanyo n'uburyo bazayishyura. Kamirindi ajya ku kigo cy'imari, yasabye undi muntu kumwandikira umushinga atanawumva, babisuzumye bamuha inguzanyo. Kamirindi amaze kuyifata aragenda ntiyanayikoresha muri wa mushinga, ayikoresha yari yayisabiye kuyikoresha umushinga w'ububaji, aragenda ayishyira mu wundi mushinga atari yayisabiye. Hashize igihe gito wa mushinga wa Kamirindi yashyizemo ya nguzanyo warahombye. Umaze guhomba, kuko ni wagombaga kuvamo ubwishyu bwa ya nguzanyo n'ikiguzi cyayo n'inyungu zayo, ananirwa kwishyura ikigo cy'imari, ndetse ajya gufata inguzanyo yari yatanzeho inzu ye ingwate. Kamirindi abonye ko ananiwe kwishyura kuko wa mushinga wahombye, abona ko bagiye kujya mu kaga. Asubira inyuma yegera umugore we, kandi mbere ntiyari yigeze amwegera ngo baganire ku by'iyo nguzanyo. Amusaba ko aho kugira ngo bagurishe ya nzu yatanzeho ingwate, bakwemeranwa ko bazajya bishyura umushahara amafaranga make umugore yakoreraga, ari nayo bakoreshaga mu bibatunga bya buri munsi, ibyo kurya, kwishyura amafaranga y'ishuri n'ibindi. Ibyo barabyemeranwaho, umugore nyine aca bugufi, nubwo umugabo yari yamuhemukiye kuko yari yafashe icyemezo batabanje kubiganiraho. Batangira kwishyura ya mafaranga make umugore yinjizaga yabafashaga mu buzima bwa buri munsi. Banki kayatwara yose. Banki kayatwara hafi ya yose. Ibi bituma batangira kwishyura amafaranga yatungaga umuryango. Amafaranga y'ishuri y'abana ntibaba bakibasha kuyishyura. Umugabo akajya gufata indi myenda hirya no hino, andi madeni, izindi nguzanyo mu bandi bantu, mu nshuti, mu bavandimwe, kugira ngo abashe kwishyura bimwe muri bya bindi bananiwe gukemura mu rugo. Ubu uyu munsi tuvugana, Kamirindi afitanye ibibazo n'inshuti n'abavandimwe kuko n'abaturanyi kuko yananiwe kubishyura amafaranga yagiye abasaba. Mfashe uru rugero kugira ngo twumve uburyo inguzanyo yabereye Kamirindi mbi. Iyi nguzanyo yabaye mbi nk'uko mumaze kubyumva, ibibazo Kamirindi arimo uyu munsi biraruta ibyiza iriya nguzanyo yamuzaniye. Byaramugoye cyane kwishyura mu gihe yari yaravuganye n'uwamugurije, cya cyizere cyarangiritse. Bimunaniye kwishyura ku gihe, hazamo n'ibihano by'ubukererwe. Kamirindi uyu yasubiye inyuma mu mibereho ye. Iyo ugeze mu rugo rwa Kamirindi uyu munsi urumirwa, usanga imibereho yabo nk'umuryango yarasubiye inyuma. Uyu munsi ari ku rwego rw'imibereho ruri hasi y'urugo yari ariho mbere y'uko afata ya nguzanyo. Uyu munsi Kamirindi ntabasha gutunga umuryango we uko yawutungaga mbere, kandi uyu munsi birumvikana bafitanye n'ibibazo by'imibanire mu muryango, kuko bajya bavuga ko abasangiye ubusa bitana ibisambo, ariko nubwo uwo mugani ntawemera neza, nta cyizere bafite cy'ejo hazaza, kuko duke binjiza barasabwa gutanga amafaranga arenze ubushobozi bwabo, bagasigara bicira isazi mu maso rwose. Uyu munsi rero imitungo y'umuryango wa Kamirindi isigaye ari mike ugereranyije n'iyo yari afite mbere yo gufata inguzanyo. Ngira ngo dukoresheje uru rugero abadukurikiye murumva uburyo iyi nguzanyo yabereye Kamirindi mbi, kubera impamvu tumaze kuvuga haruguru. Umushinga yateguye umushinga neza, inguzanyo ntiyayizeho neza ngo amenye ikiguzi cyayo, amafaranga bamuhaye yayakoresheje ibyo atayageneye, ntiyaganiriye n'umuryango we, arangije awushora mu bibazo batagizemo uruhare, atangira kuguza hirya no hino kugira ngo abashe kwishyura ibyo asabwa.
ubu uyu munsi hari imibanire mibi mu rugo rwa Kamirindi n'abo babana n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe. Ibibazo afite muri make uyu munsi biraruta kure cyane ibyo yari afite mbere yo gufata iriya nguzanyo. Muri make abadukurikiye murumva ko tugendeye ku rugero rwa Kamirindi, inguzanyo yamubereye mbi kuko yihutiye kuyifata atayitekerejeho neza, anayicunga nabi, bimugiraho ingaruka zirimo ziriya zose tumaze kuvuga. Turarikira n'abandi batandukanye bameze nka Kamirindi gukurikira iki kiganiro, kubera ko tuzagenda tuganira zimwe mu ngamba nyuma umuntu ashobora gufata kugira ngo asohoke mu kibazo nk'iki. Murumva abadukurikiye, murumva ko imitungo y'umuryango wa Kamirindi yarahatikiriye, niko umuntu yavuga. Hari ibyo bita asset erosion, ni nka kwa kundi isuriza igatwara ubutaka, ni nako n'inguzanyo mbi iza igatwara igakukumba imitungo y'umuntu wafashe iyo nguzanyo cyangwa wayicunze nabi. Ingaruka rero uyu munsi ziri gutuma amafaranga yinjira mu muryango yishyurwa inguzanyo atagenewe, na kagashahara bacungiragaho kakemuraga ibibazo ubu kari kwishyura uwo mwenda wakoreshejwe ibindi. Rwose urumva ko umuryango ubayeho nabi, habaye loss ya income, amafaranga binjizaga yaragabanutse. Inguzanyo mbi ya Kamirindi yafashe, murumva ko yazanye igihombo mu bucuruzi bwe, iraburangiza rwose. Inguzanyo mbi rero itera icyo bita business bankruptcy, ubucuruzi burarangira rwose, ugashaka ahabwo ukahabura. Abadukurikiye nabo wenda baraza kutubwira izindi mpamvu zishobora gutuma inguzanyo iba mbi, batubwire n'ingaruka bigira. Ariko tugendeye ku rugero rwa Kamirindi, murumva yuko uyu munsi afite n'isura mbi, haba kuri cya kigo cy'imari cyamugurije, ntikizongera kumuguriza mu buryo bworoshye kuko ntiyakibereye inyangamugayo. Ikindi, murabizi ko amateka y'imyishyurire y'inguzanyo, iyo umuntu afashe inguzanyo, ayo makuru y'abafite inguzanyo hari ikigo akusanyirizwamo, icyo bita credit reference bureau. Pasiteri ndumva yarigeze anakiyobora, ushobora kutubwira muri make n'uburyo gikora? Ngira ngo abantu abadukurikiye bamaze kukimenya. Ni ikigo gikusanya amakuru ku myenda umuntu wese wafashe inguzanyo mu Rwanda mu kigo cyemewe, atari amadeni twavuze yo mu mabutike no mu bindi, ariko umuntu wafashe inguzanyo mu kigo cyemewe cy'imari, amabanki, za sako, za microfinance, ayo makuru y'uburyo yitwara muri iyo nguzanyo yafashe ababitswe muri icyo kigo. Kandi ayo makuru ibigo byose bigiye gutanga inguzanyo bibanza kukwigaho bikakurebaho. Byumvikane ko umuntu nk'uyu Kamirindi rero aya mateka yose y'uburyo yananiwe kwishyura, y'uburyo byamugoye azagaragara. Nagaragara bimusigira isura mbi ku buryo n'ubutaha nashaka kwinjira mu kindi kigo cy'imari, nubwo cyaba gitandukanye na kimwe yakoranaga nacyo, nashaka kwinjiramo bizamugora, bazahita babona ko atari umuntu wo kwizerwa, ntabwo ari umwizerwa. Urakoze cyane Pastor. Buriya mu muryango kwa Kamirindi indi ngaruka iriyo tutakwirengagiza kuvuga ni stress, ni inkeke. Bahorana inkeke, kandi buriya inkeke ihoraho ishobora no kugera ku rwego rw'ihungabana. Iyo utabasha kubona ejo hazaza, ukaba uhora wibona mu bibazo gusa. Rero twavuga ko hari ingaruka nyinshi cyane byageze ku inguzanyo mbi ishobora kugira ku muryango cyangwa se ku muntu wayifashe. Buriya reka dufate urundi rugero. Uramutse ugize utya ukishingira Kamirindi agiye gufata inguzanyo, twarabibonye ubushize ko hari n'igihe umuntu umwe yishingira undi, akaba ikigo cy'imari kikaba gishobora kumuha inguzanyo kigendeye ku cyizere bafitiye wa wundi kirenze icyo wowe bashobora kukugirira. Nk'ubu ndamutse nishingiye Kamirindi kugira ngo abone iriya nguzanyo, yarangiza akayicunga nabi kuriya cyangwa akayifata atayiteguye neza kuriya, nkamusinyira kugira ngo abone iyo nguzanyo, mbafashe inshingano yo kwishyura igihe Kamirindi yananiwe kwishyura.
icyo ni ikintu abantu badakunze kwibuka. Hari igihe umuntu aba ari ku kigo cy'imari yicayeyo akabona undi muntu uje gufata inguzanyo, bahamagaye ko umushinga we wemewe ugeze igihe rwose cyo gusinya amasezerano, ariko ukeneye umuntu wamusinyira utanamuzi, akavuga ati nta wansinyira, umuntu akaza agashyiraho sinyatire yumva hari gusa ari ibintu byo gusinya. Ariko ugeze neza kugikomozaho, ni ikintu abantu bakwiye kwibuka bakamenya ko niba usinyiye umuntu ku masezerano y'inguzanyo, biba bivuze ko umunsi ananiwe kwishyura ari wowe bahita bahamagara. Akibishoboye nta kibazo, ariko umunsi azananirwa, umunsi atazaboneka, uba wamaze kwiyemeza yuko iyo nguzanyo nawe uzayishyura. Uziko na Bibiliya hari ikintu bivugaho. Bibiliya iyo usomye mu gitabo cy'imigani ibice 11 umurongo wa 15, Bibiliya ivuga ko uwishingira uwatazi bizamubabaza, ariko uwanga kwishingira aba amahoro. Aha bashakaga kuvuga Bibiliya ntiri gushishikariza abantu kutishingira abandi, ahubwo bari bashaka kuvuga ngo niba ugiye kwishingira umuntu, banza umumenye. Ese uyu muntu ni umwizerwa? Ese uyu mushinga ngiye kwishingira wateguwe neza? Ese uyu muntu yabiganiriye n'umuryango we? Ese ingaruka zizavamo koko ngewe nzazirengera? Nawe umwishingira ukanabiganira n'abo mubana, kuko hari igihe umugabo anyura hariya akishingira undi mugabo atabiganiriye n'uwo bashakanye. Ingaruka zazavuka zigasenya imiryango yombi, bikagira n'ingaruka ku muryango mu buryo bwagutse. Uvuze ibyo mpita nibuka kese y'umuntu w'inshuti yanjye wishingiye mugenzi we gutyo gusa mu gutiza inzu, atanabiganiriye n'umugore, ariko asanga yatijije inzu, yasabaga ideni adateganya na gato kuzishyura. Arimo ashaka ideni ryo kugira ngo rimubere itike ajye mu bihugu bya kure, hanyuma aragenda ntiyishyura, birangira na yanzuye igiye gutezwa icyamunara, guhindukira ngo abiganire n'umugore bimubera ikibazo. Nuko ariko wenda tudatinze muri ibyo, icyo umuntu yavugaga nuko kwishingira umuntu, ukwiye kwishingira umuntu uzi, wafasheho, nawe wumva ufitiye icyizere, uvuga uti uyu muntu koko azishyura ndabizi, kandi uyu nguyu yaramutse anananiwe kwishyura ndabyiyemeje nge bazarinyishyuze, ukaba ari gushyira sinyatire kuri ya masezerano y'uwo muntu. Nge numva no kwishingira buriya byagombye no kujyana no guherekeza uwo muntu. Kuko buriya iyo wishingiye umuntu agafata inguzanyo ajyanye nko mu bucuruzi, nawe uri umucuruzi mugenzi we, wagombye no kwiyumvamo inshingano yo kuba umufatanyabikorwa mu buryo bwo kumuherekeza, kugira ngo mufatanye kubungabunga icyo cyizere ikigo cy'imari cyabagiriye. Iyo rero ubikoze ibyo byose ubyirengagije, ingaruka zishobora kugera ku bantu benshi. Nibyo rwose. Uretse no kwangiza icyizere ikigo cy'imari kiba gifitiye abantu nka Kamirindi, murumva ko nari amadeni twavuze Kamirindi yagiye afata hirya no hino mu nshuti, mu baturanyi, mu bandi bantu basanzwe, nayo uko ananirwa kuyishyura niko azasiga yangije imibanire n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'abaturanyi. Ugasanga umuntu asigaye afite ipfunwe, afite ikimwaro, uwamugurije yatangiye kumuhamagara aramuhunga, ntashobora no kwitaba telefone ye, ugasanga yanguzanyo imubereye mbi, atari uko amafaranga ubwayo ari mabi, ahubwo abaye mabi kubera uko umuntu yayakoresheje. Kubera ko atabanje ngo bitekerezeho neza, ayafata yafitiye gahunda nzima, hanyuma kandi ayakoreshe neza icyo yasabiye, nk'uko twagiye tubibona mu bibazo bya ruriya rugero watanze rwa Kamirindi. Dusoza, ubushize hari abantu batwandikiraga ubutumwa banahamagara batubwira ko bari mu madeni y'umurengera, bafashwe mu isayo y'amadeni. Mu cyongereza babyita debt trap, ni nk'umutego, ni nko kugwa mu mutego w'inguzanyo, cyangwa se akenshi usanga uyu mutego uterwa n'uko umuntu yafashe inguzanyo imwe cyangwa nyinshi zirenze ubushobozi afite bwo kwishyura. Ibyo bita over indebtedness. Icyo rero ni ikintu nkatwe iyo twigisha abantu batandukanye
tubakangurira ko umuntu mbere yo gufata inguzanyo rwose agomba kubanza kureba ubushobozi azagira bwo kwishyura. Buriya umuntu ntiyagombye no gufata inguzanyo zirenze imwe. Umuntu yagombye gufata inguzanyo imwe yamara kuyishyura akaba ashobora gufata iyindi, cyangwa se ugafata izo zirenze imwe ariko icyo uri kuzikoresha bigaragara ko ubifitiye icyizere ko bizabasha kuzishyura neza. Aho nari ngiye kunyuranya nawe ariko uhise wigarura. Bijya bibaho ko umuntu ashobora gufata inguzanyo zirenze imwe ariko uzifitiye ubushobozi bwo kugira, uzifitiye ubushobozi bwo kuzishyura. Ushobora gufata ideni ry'inzu yo kubamo, waba ukiryishyura warifashe mu myaka ingahe, ukabona urwego rw'ubuzima ugezeho rurakwemerera gufata ideni ry'imodoka, ukabikora. Ni bene nk'ibyo. Ni uko wenda izo ngero ntanze zombi ni ingero zitanabyara inyungu cyane, ariko umuntu ashobora kuba afite ideni ry'ikintu kitabyara inyungu nk'icyo ariko gikenewe mu buzima, nko kuva mu bukode ukagira inzu yawe uturamo, nko kugira uburyo bwo kugenda, ariko ukagira n'inguzanyo noneho ibyara inyungu, ukafata inguzanyo y'umushinga w'ubucuruzi cyangwa ya moto iri bujye ku muhanda igakorera amafaranga ikishyura, cyangwa y'undi mushinga uwo ari wo wose ubyara inyungu. Birashoboka ko umuntu ashobora gufata ideni rirenze rimwe ariko yabyizeho neza, yabibaze, ndetse ubundi akenshi wenda twakabaye tubigarukaho nyuma tutangiye kugera mu nama umuntu agira abantu. Ubundi biba byiza iyo ugiye gufata inguzanyo wamaze gutekereza uburyo burenze bumwe ushobora kuzayishyuramo. Ubumwe bwananirana ukaba ufite ubundi buryo ushobora uyu mushinga ngiye kuwukora, uburyo nawuteguye, amafaranga uzajya winjiza ndabona ahagije kugira ngo nishyure inguzanyo, ariko nibitanagenda neza ndateganya kuyishyura muri ubu buryo bundi. Byibura ukaba ufite uburyo nka bubiri cyangwa burenzeho uteganya kuba wayishyura igihe bumwe budakunze neza. Ubushize ngira ngo mu kiganiro kimwe twagize, mu biganiro byabanje hari aho twabigarutseho turi kuvuga ko umuntu mu kwiga wa mushinga we ureba aho ufite imbaraga, ukareba aho ufite intege nke, ukareba imbogamizi zishobora guturuka hanze udafiteho ububasha, ariko ukanafata n'ingamba zo guhangana n'izo mbogamizi. Muri izo ngamba rero niho ugira uburyo butandukanye ushobora guhangana nazo mu gihe zaba zibaye. Muri make nsoza kuri iki ngiki kijyanye n'ibibazo biterwa n'inguzanyo mbi, ndibwira yuko iki kijyanye n'uburyo umuntu yakwivana mu madeni y'umurengera byo tuzabigarukaho mu kiganiro mu gice cya gatatu cy'iki kiganiro, turebera hamwe ingamba zafatwa kugira ngo umuntu asohoke muri iyo sayo y'imyenda. Wowe udukurikiye ukaba uyu munsi wumva uri mu isayo y'amadeni menshi, yarakubanye umurengera, hari impamvu zatumye ibyo wari wizeye bitagenda uko wari wabiteganyije. Ubutaha mu gice cya gatatu cy'iki kiganiro ku wa gatatu tuzaganira ku buryo umuntu yakwikura muri aya madeni y'umurengera, agakomeza cya cyizere, akabungabunga cya cyizere abamuhaye amadeni cyangwa umwenda bamugiriye. Ni igihe umurengera tuzabigarukaho ubutaha, ariko ni igihe umuntu aba asabwa kwishyura inguzanyo iruta kure cyane ubushobozi afite muri icyo gihe bwo kwishyura. Iba yamaze kukubana umurengera, ishobora kuba imwe cyangwa akaba ari inguzanyo zirenze imwe, ariko igihe cyose usabwa kwishyura ibiruta ubushobozi ufite biba byabaye umurengera, biba byakurenze, biba byarenze ubushobozi bwawe. Bishobora kuba ideni rimwe risaba ibintu bidahuye n'ubushobozi by'uwarifashe, wenda ibyo wari witeze bitari gukunda nk'uko wari wabiteganyije. Aha icyo navuga ni uko atari byiza kuguza kugira ngo wishyure irindi deni. Hari abantu bajya bakora, tuzakigarukaho. Hari abantu bajya bakora iryo kosa akabona yafashwe muri uyu mutego, muri isayo y'amadeni, akavuga ati kugira ngo ndebe uko navamo, reka nshaka uburyo
nguza mugenzi wanjye wundi ukaguza hamwe kugira ngo wishyure ahandi ejo kwishyura wa wundi nabyo bikakunanira ukajya kuguza ahandi kugira ngo ugire ngira ngo ni nkabyo bajya bavuga no kugira ngo no gucukura umwobo kugira ngo ubone itaka ryo gusiba undi mwobo kandi uwucukuye nawe ukeneye gusibwa urumva uzahera muri urwo nuko ukora muri ako kazitiro kuko aho kuyitaka ngo usibe umwobo naho harasigara undi mwobo ibyo rero bikomeza kuzana ibibazo byinshi cyane ibi tuzabigarukaho mu gice cya gatatu cy'ikiganiro ku wa gatatu guhera 2:00 abadukurikiye bararike n'abandi bazakurikira ikiganiro tuzaganira uburyo umuntu yakwirinda bwa mbere no kwirinda nicyo tugamije ariko niba wamaze no kugwa muri uyu mutego muri isayo y'imyenda y'umurengera tuzaganira ku ngamba umuntu ashobora gufata kugira ngo abivemo ave muri iyo myenda maze kumubana umurengera kandi akavamo bitangije cya cyizere abamugurije bamugiriye cyangwa se bitanangije n'imibanire ye nabo babana mu muryango baba bacuruza serivisi z'imari baba abo mu muryango bose bagakomeza kumugirira icyizere numva twaba tugarukiye ahangaha kuri ubu bubi bw'inguzanyo tugatega amatwi n'abadukurikiye ukuntu wavuze bimwe mu bibazo biba mu muryango nk'uwa Kamirindi waduhayeho urugero ko hahora inkeke ishobora no kugeza ku rwego rw'ihungabana ritewe no kwishyuzwa ibintu birenze ubushobozi bafite hari abantu bajya babura ibitotsi kubera inguzanyo kandi rimwe na rimwe wanakurikira ugasanga nta kintu kidasanzwe cyamugwiririye hari igihe umuntu ashobora kunanirwa kwishyura kubera ko wenda ubushobozi yari yizeye bwabuze kubera ikintu kidasanzwe wenda yari afite akazi karabura wenda se yacuruzaga ahantu mu isoko bararifunga kugira ngo barivugurure bene nk'ibyo bishobora kugwira umuntu akagwa mu kibazo kikaba kinumvikana ariko hari umuntu usanga nta cyahindutse ariko ugasanga ageze ku rwego rwo kubura ibitotsi ntiwamugira nama ki akabura ibitotsi kuko yananiwe kwishyura cyangwa kubera ko afite umwenda gusa afite umwenda ugeze ahantu atakibasha kwishyura buriya nk'uko twatangiye ikiganiro tuvuga ko umwenda wubakiye ku cyizere hagati y'ugurije n'ugurijwe cya cyizere kiba cyarashingiweho kugira ngo baguhe inguzanyo nicyo uba usabwa kubungabunga iyo utangiye kubona kwishyura inguzanyo bijemo ikibazo intambwe ya mbere ni ukwegera umuntu wakugurije yego niba ubucuruzi buri guhinduka niba bari kuvugurura rya soko niba hari uburyo ubona uku kwezi utungutse nk'uko wari ubyiteze ntabwo umutari ugukuraho telefone no guhunga uwakugurije ahubwo umuti ni ukumusanga kuko ibigo by'imari byishimira cyane kubona umukiriya aje abigana yego kabone naho waba uje kubabwira ikibazo wagize bakomeza kukugirira icyizere kandi bakakugira n'inama z'uburyo mwakomeza gukorana kugira ngo ya nguzanyo uzakomeze kuyishyura mu gihe za mbogamizi zavuyeho. Emmanuel avuze ikibazo gihari kinamaze igihe kiganirwaho n'inzego zitandukanye cy'inyungu zikiri hejuru. Ibyo iyo urebye inyungu zihari ntago ziri hasi cyane, ariko nanone ntago wavuga ko abantu bazongera kugana ibigo by'imari inyungu zageze hasi cyane hashoboka. Icyo dushobora kubwira wende Emmanuel na mugenzi wanjye turi hamwe Pascal turafatanya kungurana ibitekerezo kugira ngo tumusubize, ariko kimwe mu byo tugira abantu inama muri ibi nuko na mbere yuko afata icyemezo cyaho afata inguzanyo, na mbere yuko agira muri bya bindi twavuze byo kuyitegura neza, anatekereza akareba mu bigo bitandukanye, akareba hari kondisiyo zitandukanye, hari aho ntago hose inyungu zingana, ntago mu bigo byose ikiguzi cy'inguzanyo ntago kingana, kandi ushobora gusanga nta nubwo inyungu ari cyo kiguzi cyonyine ari cyo abantu barebaho. Hari uvuga ati ngewe mbonye isoko ryihuta, ubu wampa amafaranga yihuse nkarikorera ku gihe nkishyuza ayo yansha yose nta kibazo. Hari undi uvuga ati ngewe iby'inyungu no kwihuta ntacyo, ariko
babe hatariho yandi menshi yo ku ruhande y'imifuragiro n'iki mbese abantu bakenera ibintu bitandukanye muri serivisi z'imari. Inama tubagira no kugira ngo arebe ahantu hatandukanye, kimwe n'uko iyo ugiye kugura ikintu gisanzwe nk'ibyo tuvuge ugiye kugura umwenda, ntago iduka uhingukiyemo igiciro bakubwiye aricyo uhita wishyura ugahita usohoka ukagenda. Hari igihe unyura ahantu hatandukanye ukareba aho bafite ibyiza kurushaho, aho bahendutse kurushaho, aho hanyuma ukaza gufata icyemezo nyuma umaze kugereranya ahantu hatandukanye. Niyo ari ukurangura urangura umaze kubona yuko ukurikije ikiguzi biri bugusabe kugira ngo ubone icyo gicuruzwa, ukakigereranya n'inyungu uzakibonaho bizagufasha kwishyura cya kiguzi cya yanguzanyo. Ndavuga inyungu ariko n'ibijyanye n'ibindi byiyongera ku kiguzi cy'inguzanyo muri rusange. Haba harimo ibintu bitandukanye. Hari aho ugera bakagukubwira ko inguzanyo baguha bagusaba kuyishyura buri cyumweru, kandi wenda ugasanga uyifasha ugiye guhinga umuceri cyangwa imboga. Niba ari uwo mushinga uyijyanyemo birumvikana ko utazabona amafaranga aza buri cyumweru. Icyo gihe ureba aho bari buguhe kondisiyo z'inguzanyo zihura n'icyo wifuza. Ntabwo ari inyungu gusa abantu barebaho, hari ibintu bitandukanye byo mu bijyanye n'inguzanyo, iby'ingwate, n'ibintu bitandukanye. Ariko buriya pasite buriya ujya ubibona no mu bihugu bitandukanye, nta hantu na hamwe abakiriya baba bemera yuko inguzanyo, inyungu ku nguzanyo cyangwa ikiguzi cy'inguzanyo ari gitoya. Usanga bose bahora bavuga bati uwagabanya. Icyo twavuga rero ni uko nk'uko mwabivuze ni ibintu biganirwa, ariko nta nubwo ari ukubiganira gusa, ahubwo bigendera no ku yandi no ku bindi bipimo by'ubukungu birebwaho mu mabwiriza agenga imitangire ya serivisi z'imari. Abantu bagashyiraho andi mabwiriza. Kuri cya kibazo mwari mwambajije cyuriya muntu udasinzira kubera inguzanyo, utaha tuzakigarukaho. Ariko inama ya mbere navuze no kwegera uwamuhaye inguzanyo ukamubwira ikibazo yagize. Indi nama ya kabiri buriya no kugisha inama. Kugisha inama akenshi ibintu byinshi bituvuna kuko ari umutwaro twikoreye twenyine. Ariko uko biganira n'abandi uhereye kubo mubana mu muryango, bigenda bigufasha kunguka ubundi bwenge, ariko no koroherwa n'uwo mutwaro uba wikoreye. Ugakuramo amasomo ashobora kugufasha guhangana n'icyo kibazo. Ubutaha tuzabigarukaho kugira ngo turi kwegereza ku musozo. Murakoze cyane. Reka tugane ku musozo dushimira abadukurikiye, gusa tubibutsa ko nk'uko twigeze kubivugaho mu biganiro bibanza, hari igihe twavuze ku mafaranga tureba uko Bibiliya yavuga, tureba n'uko umukristo akwiye kuyitwaraho. Tuvuga ko amafaranga utavuga ko ari meza cyangwa ko ari mabi. Tuvuga ko amafaranga ari afata impu zombi. Ubundi amafaranga aba meza cyangwa akaba mabi bitewe n'uyafite n'ibiganza arimo, bitewe n'aho uyafite yayakuye, bitewe n'icyo yakoresha n'uburyo yacungamo. Iyo yayakuye mu buryo bubi, iyo yakoresha ibintu bibi, iyo yacunga mu buryo bubi, ashobora kuba amafaranga ashobora kuba mabi. Ariko bitewe n'aho yayakuye ko nta kibazo hafite, akayakoresha neza, akayakoresha mu buryo bwiza, amafaranga ashobora kumubera meza. No ku nguzanyo nicyo kimwe. Inguzanyo iba mbi cyangwa ikaba nziza bitewe n'umuntu uyifashe. Umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Erega roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu umukristo agomba guharanira kugera ku bukungu n'iterambere rirambye, agatanga umusaruro mwiza ku Mana no mu isi.
tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Live Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere.